yandi magambo ibyangiritse muri Edeni ntabwo mu ijuru bizemera. Imbuto twera niz'abantu basoroma. Sibyo? Yego. Nese impamvu ntashinga amadini nuko amavuta yo kuyashinga nayabuze. Ariko ngende umudivorce ndabyemera. Yego. Hanyuma umuntu ngiye gusezeranya niki ngiye kumuha? Kumuraga divorce. Hago erega hari ikibazo muri societe. Sibyo? Rero wari ukwiriye kuba ufite ibihamya. Njewe rero kugira ngo mbeshere Imana ngo nasenye yaravuze cyangwa nubatse yaravuze, nakora ibyanjye ntazagira uwo mbishinja. Nk'ubu nta muntu ufite urubanza kuri wowe, kuri njyewe ni jeje nyine wirengera ingaruka z'ibyambaye. Sibyo? Yego. Niyo mpamvu navuze ngo nukunda bikaguhira biruta kuzaza uvuga ngo wubatse Imana yaravuze. Ndabizi ngo ingo Imana yavuzeho zirahari, basonza nk'abandi, bakena nk'abandi, bahigwa nk'abandi, baterwa nk'abandi. Ariko uburyo barangiza subscribe nimba utarakora subscribe ariko kandi nawe wamaze kuyikora. Uyu ni umwanya kugira ngo ujye usharangiza bigana abandi kugira ngo nabo bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bubohora. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, Imana yagukije muri ino minsi kugira ngo yamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nonge nifuza ko twaganira nenda muhamagara kugira ngo aze tuganire kuri uyu munsi. Reka ntangire rero muha ikaze kandi musuhuza. Ubu mwese muramusuhurije, muraho neza? Yesu ashimwe. Isahimbazwe. Amen. Meze neza? Ndashimira Imana. Igitondo cyiza. Twese. Twishimiye kongera kubana namwe. Mugize neza. Abantu benshi bakomeza kutwira ko bagukunda bitewe n'amagambo meza bakomeza abomura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ese hari abajya guhamagara bakubwira yuko wenda imbuto wabibye ari kugira umusaruro? Hari ikintu cyaraye kinshimishije ahubwo. Hari umuntu waraye yatuye Imana imuha umugisha. Arambwira ati rwose jyewe numvaga nafashe umwanzuro wo kwiyahura. Kuko niba ubuze itorero, ukabura ababyeyi, ukabura abo musengana, ukabura buri kimwe. Ati rwose numvise ikiganiro, ati ni nk'umwuka umbwiye ngo ninjye kuri YouTube. Noneho asitaye kuri kiriya kiganiro twakoze kuri ririya jambo rivuga ngo nimumanuke kuri Yorodani. Impamvu si biri kubabaho, impamvu si ibyo mubona, impamvu ni ugutinya kumanukamo. Ati rero ndashaka kumanukamo. Nabo narenganyaga ko aribo nyirabayazana w'ibibazo mfite, ntabwo aribo, ahubwo ikibazo jyewe najabutse mu mazi ntabyo ntayemo. Yanshimishije. Ubu ni umuntu wagize ubutwari bwo kwimenya. Abenshi ariko ntabwo bimenya baracyahagaze ku kibero nka Namani. Cyane rwose yarize ati mbabarira tube inshuti mbere mukuru wanjye namubwira ntugire ikibazo. Cyumwera azaza no kunsura. Yego. Tunaniryamire duteke tunirire. Uwo muntu rero turamushimiye kuko natwe kitugeza nk'umusora TV no kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi abantu bihane. Imana imuha umugisha namukunze. No kuri Imana imuha umugisha cyane. N'abandi bakomeje kwihanira hirya no hino. Yesu akomeza abambika imbaraga zo kwihana. Agaciro no kwihana. Agaciro no kwihana. Ari abantu rero baba bafite ibintu babanye nabyo, ugasanga bamwana inkungu, ugasanga ararenganya ibintu, arenganya abantu runaka kandi ibyo atamanje kubikemura. Bagomba kumanza bagakemura ibyabo rero kugira ngo bagire ikintu. Uko niko kuri. Uyu munsi rero nifuje ko twongera tukaganira. Maze iminsi nibaza ibibazo bitandukanye. Ntabwo turinjira mu kiganiro ariko ndagiye manze nkubwire topic nshaka ko tuganiraho.
twaganira ubushize ku kiganiro cy'ibikomere mu itorero ndetse no mu miryango, ugasanga amadivorce ya buri munsi, intonganya za buri munsi, bamwe bavuye mu matorero bamwe bajya mu yandi, ariko wakurikirana uvuga ati ikibazo ni iki ngiki. Ndifuza ko tuzavugana kubera iki mino minsi amadivorce yiyongeye, ariko cyane ugasanga ni abantu mu nzu y'Imana bitwa ko basenga, nta dini ntunza agatoki, ariko mu bantu bitwa ko basenga b'imbere twita ko basenga, tubona umuntu munsi agiye kujya gusenga, ahubwo gahunda n'ibyo bintu biri kugenda bibaho. Ndashaka ko icyo kintu tuza kuganiraho, bye byose naguhisemo kuko nzi ko ubifiteho amakuru, cyangwa se n'umwuka namwe mujya musenga mukamenya amakuru, ijoro rikabaha amakuru, ibyo byose nta kintu kiba kitibatunguye, nuko nibwira. Iyo topic rero nshaka ko tuza kuganiraho, ariko kandi nuko umwuka aba adufasha, hagenda haziramo n'ibindi. Mbere ko tuganira ibyo bintu rero, ndagira ngo tube dusenga Imana, ubundi twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwami Yesu, Imana ikiranuka kandi Imana urukundo, turagushimye kandi turaguhimbaje muri iki gitondo cyiza uduhaye. Twinjiye mu kiganiro n'uyu munsi kugira ngo tuganire n'isi yose. Mu isi yose harimo abantu baboshye bakeneye kubohorwa, hari ababohejwe n'amateka runaka, ariko turi hano kugira ngo umwuka wera dushoboze mu izina rya Yesu, kugira ngo ijambo rigiye kubibwa rigire umumaro kuri abo bantu bose. Bana Theogeni umukoreshe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndumva ibyo nshaka ko tuganiraho rero, kubera iki? Buriya rero ikibazo umbajije n'undi wese arakibaza, bihuye n'umuntu wampamagaye, Yego, sindi buvuga amazina ye, ariko aherereye Nyagatare. Ni umudamu yambajije icyo kibazo, arambwira ati nashatse Imana yavuze, ariko niba hari umuntu ukomerekejwe n'urushako yego, ndimo. Nibaza rero ukuntu yashatse Imana yavuze, yego, bikanarangira bimukomerekeje. Namubwiye ngo ntacyo ndi bugufashe, ahubwo wowe shaka uburyo duhure twicare. Numvaga kumukansoringa kuri telefone biri bungore, n'abandi bantu bahamagariramo n'ibiki. Mbere rero yuko ninjira muri iyi topic, ndagira ngo nsome ijambo rigufi riri mu Bacamanza. Abantu bambabarire kuba nkoresheje telefone, ntabwo narinzi ko ndi bukenere Bibiliya, cyane ko bitari muri gahunda. Abacamanza ibice 14, ahantu ngiye gusoma bahumve neza. Bibiliya iravuze ngo Samusoni abenguka umukobwa w'umufilisitiyakazi. Derira. Ndasubiramo. Samusoni abenguka umukobwa w'umufilisitiyakazi. Ku murongo wa mbere haravuze ngo nuko Samusoni aramanuka agita imuna, abona umukobwa wo mu bwoko abona umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, maze arazamuka abwira se na nyina ati, nabengutse umukobwa itimuna wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, none mu munsi abiri. Wumve ku murongo wa 3. Nuko se na nyina baramubaza bati, mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu bwose, byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Samusoni abwira se ati, nsabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Ku murongo wa 4 rero
ari naho ruzingiye. Bibiliya iravuze ngo ariko se na nyina ntibari bazi yuko byaturutse ku Uwiteka ko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. Icyo gihe Abafilisitiya bari barahinduye Abisirayeli. yego. Imana hari igihe abantu bibaza ikibazo bafitiye igisubizo, ahubwo ubutamenya, kudahishurirwa bikaba ikibazo. Mu yandi magambo, tubonye ko Samusoni ntiyigeze akunda mu bwoko bw'iwabo, ahubwo we yakunze mu bwoko bufitanye ikibazo n'ubw'iwabo, bw'abanyamahanga. ahangaha ntabwo ngiye kubwiriza ku macakubiri cyangwa ku irondakarere, ahubwo hari umuntu Imana iguhuza nawe ishaka impamvu yo kurimbura ibigirwamana bya se w'umukobwa cyangwa bya se w'umuhungu. Urugero, abandusha kumenya Bibiliya, uyu munsi abantu baribaza ngo mbese kwishingira ni icyaha? Yego, nanjye ntacyo kose. Buriya rero gushyingirwa no gushyingira, kwishingira, kubaka no gushaka ni ibintu bigize ijambo rimwe ryitwa ngo urugo. Gushyingirwa, kwishingira, gushaka, kubaka, ibi byose bijya kuri verbe yitwa famille, bijya gukora icyo bita umuryango. Noneho hari ikintu nsa n'ukomozaho, nigeze mbabwira ku ngobyi ya Edeni. Noneho bayidushushanyiriza mu buryo bw'ibiti, bayituzanira no mu buryo bw'imbuto n'ibindi by'amaronji n'amapome, ibintu nk'ibyo. Ariko kiriya ni ikinyoma, ntabwo biriya bintu ari byo. Ukuri ni ukuhe? Ukuri ni uko Edeni ni urugo Imana yagereranije nk'ijuru ritoya. Mu yandi magambo, ibyangiritse muri Edeni ntabwo mu ijuru bizemera. Ibyangiritse muri Edeni mu ijuru ntibyakunda. Ntabwo mu ijuru byajyayo, ubwo ngo ntabwo byagerayo. Ntabwo byakunda. Bivuze iki? Ubundi iyaba Bibiliya icyandikwa, niba ndi kuvugira hano, hakagombye kuba hari umuntu uri kubyandika nabyo bikajya muri Bibiliya. Ariko Bibiliya igaragaza itangiriro, ikagarukira mu byahishuwe. Ntabwo rero Bibiliya yerekana iherezo. Ntabwo Bibiliya yigeze yerekana indunduro ya Bibiliya. Kugira ngo rero ntatana nkava mu murongo w'icyo umbajije, none aha Nepo ashobora kurambagiza Chantal, kuko muri Nepo niho hari imbaraga zizahindura Chantal. Ariko nanone tukagaruka tukavuga ngo dutandukanye aya majwi, dutandukanye iyi imvugo y'Imana ni iki. Hari ukuntu umuntu aba agikizwa gifite amavamuhira yo gukizwa. Ntabwo rero amajwi yose ava ku Mana. Iyo uvuze ngo nashatse Imana yavuze, none urugo rurananiye, ntabwo nyobewe ko Satani ajya atera ingo, nta rugo atinya ngo ni uko ngo Imana yavuze. Ariko hari ikintu ntajya mpurizaho n'abarokore. Ijwi ry'Imana, ni gute Imana ivuga ibintu itazakora? Ko Imana nzi ko idahemuka, kugira ngo Imana ikubwire urugo nirurangiza rusenyuke, utabeshya abantu b'Imana, uru rugo rwavuye ku Mana. Ibyo nibyo nshaka kudusobanura, ni gute umuntu azamenya ko ari ijwi ry'Imana cyangwa atari ijwi ry'Imana? Uko abantu benshi bavuga ko bagiyemo Imana yavuze kandi zigasenyuka. Ntabwo iki kintu ngewe njya nkemera. Urugo Imana yavuze
nshuti zanjye bene data irarurinda. Simpakana ko Satani azitinya ngo nuko Imana yavuze, oya, arazitinyuka, aranazitera, akazigabiza. Ariko iyo rwavuye ku Mana, Imana irarurinda. Niyo mutandukanye murongera mugasubirana. iyo rwavuzwe n'Imana Rwose yajya mu Burundi ukajya i Bugande, mu rwego rwo kugira ngo umwe ashire ubwenge ku gihe. Ariko iyo imbaraga zibahuza mumenya aho zivuye. Mwahamagara undi atari ko niba nta kibazo, ubundi ubu twapfuye. Ndati byibaze nyine nawe. yego Nese uri he? Ndi Kacyiru. Nese ko ndi mu mujyi wafashe akamoto ukaza ukandeba, bakicara bakaganira bagacyocyorana. Undi ati ni wowe, umwe ati si wowe wabitangiye, undi ati ariko nawe ni wowe. Noneho yarangiza ukajya kubona ukabona bateze imodoka baratahanye. Umugore agahamagara iwabo ati rero ntumbaze uko byagenze, natashye ubundi iwanjye ndi mu rugo. Umuhungu nawe ati pa, wari uzi ko mama Eric turi kumwe yagarutse? Kuko rwavuye he? Ku Mana. Rero abantu, reka mvuga iki kintu nimwe mu nshotoye. Jewe ibyanjye bijya kumbaho, yego, ntajwe. Sibyo? ntajwe wumvishe. Ntajwe. Kuko niyo ryari kuza nari naramaze kubiboroka, narabivuze mu buhamya. Warabivuze. Sibyo? Rero nukora ikintu ntiwemere kwirengera ingaruka zizakubaho mu cyemezo uzaba wafashe. Ntukabeshyere Imana. Ndabaha urugero rw'ibintu maze iminsi mbona. Kampere muri izi nsengero namaze kubona ko harimo ibintu bitandukanye. Sibyo? Yego. Uyu munsi kamvuga ibyo nzi nahagazeho. Uyu munsi hari ijambo ryazanywe n'umugabo witwa Rwandamura muri UCC. Byitwa deliverance. Yego. Sibyo? Imikasiro. Undi muntu wabizanye yitwa Ntambara Emma. Saturday ni Emma. Gasogi. Sinjya menya ko batandukanye. Undi muntu ni muri Zion Temple ni Gitwaza. Deliverance. Undi ni Ndera ni Rugagi. Rugagi yo cyane. Sibyo? Abo nabo nibuka. Ahandi ni kwa Rugamba. Muze. Ahandi ni kwa Rugamba. Ahandi ni muri Healing Center. Muze mugere kwa Daniel haruguru mpita mubona. Kwa Dewo Kimironko. Hari undi mugabo ntari kwibuka niba ari Claude niba ari inde hano mu Muhima. Hari umugabo uri Muhima ni Claude. Aho Rugamba yatangiriye. Sibyo? Muremure. Ubwo abantu baraza kutwibutsa. Ubwo undi ni Ndera Habineza Eric muri Alpha na Omega. Undi muntu ni Liliane Kimisagara. Ayo na amadini nagiye mbonamwo ibintu bya deliverance. Ufite karande, ufite imikasiro, ukeneye ikiganza gishyushye n'ibindi bisa nabyo. Ibi bintu, izi ngo zubatswe n'ibi bintu 88% ntizikiriho. Sibyo? Nizisigaye bamwe bari mageragere, abandi bamenaguranye imitwe, ibintu byarakomeye. Ibi nibyo mpagazeho n'amaguru yanjye abiri. Yego. Hari abagurishijwe serviette aho ni muri Zion Temple no kwa Dewo muri Healing Center. Rwandamura we ni ibindi. Ntihagire unyataka, nta nuwo natata. Ndimo ndavuga ibi byaranze imihamagaro y'iki gihe cyatambutse. Noneho uyu munsi rero aho bigeze,
uko abantu bagiye bafunguka amaso bareba bakabona ibintu bari gukorerwa ntibisanzwe. yego sibyo nibagende Sonatibe kwa munsi ya kaburimbo, sinzi ngo umugabo w'Igisenyi hano Sonatibe, ariko singiye ko ntabwo nzi urwarirwa, niba ari kwa Dodiye, niba ari kwa nde, sibyo hari urusengero ntabwo ndumenya. oya rurahari ngo ni indera, maze no kubibagirwa. Hari abitwa ngo ni intama za Kristo, hari ngo ni ariko menshi barayapfuze, hari n'atakiriho erega, hari n'atakiriho. Rero ibi mbivugiye iki? Ntabwo mbivuze ko gusebanya cyangwa kugira uwo nataka, ariko ibi ni ibyabaye ku butaka bwera, ngo ni ku butaka bwera, ni munsi y'usisise ku butaka bwera, bakabwiriza ukagira ngo ni abantu, ariko ibyo bikoreye byari kabutindi. Niyo mpamvu navuze ngo umubiri uzapfa ntutinya, uratinyuka ukavuga, ukemera kuba igitambo, ariko hakagira abantu barokoka. Uyu munsi mujye kwa Papa Kingi Nyamirambo, mumanuke kwa Korode mu Miduha. Uyu munsi rero izi ngo zose umuntu aragira ati mbonye ba nyirasenge b'abantu muri iyi minsi nibo bafite amashyano, nibo bafite ibyago bikomeye. Dayimoni yose iravuga iti ndi nyirasenge, dayimoni yose iravuga iti ndi nyirasenge. Ba nyirasenge b'abantu bahuye n'akaga gakomeye, abisenge neza babo barashwanye kubera ubuhanuzi bupfuye. Noneho izi ngo ziriho ziritagurika ni izi ngo zirimo abakomisiyoneri, bakavuga ati genda uhanurira uriya mukobwa, sibyo byitwa pasi mu buryo bw'umwuka no mu buryo n'ubusanzwe. N'ubusanzwe kavuga ati ngenda umushumba, ugomba guca bugufi, uri intama yanjye, ugomba kubaha amavuta, ngomba kugushyingira mu izina rya Yesu. Akabanza akamusambanya ngo ari kumukuramo imikasiro, kumbi yari kumushiramo, ntizamwubakira, ntiteze kumwubakira, sibyo? Noneho uyu munsi abantu bari mu ngaruka z'uko batigeze bashishoza, ngo bo bagendeye mu kigare ngo Imana yavuze, ariko ntibigeze bafata umwanya wo kongera gusubiramo bamenye ya majwi, ese koko ni imvugo y'Imana cyangwa ni ubukomisiyoneri bw'abantu. Aho ngaho abantu batandukanye bati ijwi ry'Imana n'iry'abakomisiyoneri ko byose biza bisa. Ikibazo nyine iyo ari Imana yavuze, ubwo ndahita mbicimbura. Iyo ari Imana yavuze, Imana irinda ibyo yavuze, ikarwana no kubishigikira paka bigeze aho bizagera. Ariko icyereka abantu ko nta Mana bavuganye nayo ni ukukuritagurika kw'izi ngo, none ubu njye kubeshyera Imana ngo nashatse yavuze. Wadusana ko itari yavuze, nabanyibeshyeye kandi mu makosa ntashobora gukora ni ukuyibeshyera. Njyewe nasenze, ndizera, mfata umwanzuro nk'umuntu ushaka kuba umugabo, n'ibyo nari impaze n'ibyo nari ndambiwe, mfata decision ndatereta. Ngira ngo umuntu aranyemeye, twinjira mu mushinga w'urugo, birangira biridutse. Ubwo njye kubiterura mbirambike ku mutwe w'Imana yagowe. Rero nawe waba wature n'abashumba cyangwa ni uburangare bwawe? Nta muntu wantuburiye, njye narizize, sibyo? Njye narizize, nta mushumba wabigizemo uruhare, nta muhanuzi wabigizemo uruhare, cyane ko nababwiye ko nagiye kanyarira nkanaboroka buri kimwe. Kuko njye numvaga nta mugore wananira. Ikibazo bino bintu by'aba bakomisiyoneri biba ku bantu bataramenya ikindi mu gakiza, barabafatirana. None se oya sinibyo, ahubwo kurambirwa. Ejo twize ku ijambo rivuga ngo umukwe atinze. Umukwe yatinze rero kugutuburira ni ibintu byoroshye. Ndabaha urugero. Uyu Joseph Yongwe, mwibuke umukobwa wigeze kuza muri social media
abeshya ngo avuye Nairobi ngo yapangaga ngo na Korode ko bazabana, sibyo? Kugira ngo njyewe mfate Yongwe namuteze umutego munaga ndamubashika ndamufata. Nandikiye Yongwe, nimero ye nayikuye kuri Yongwe TV, yerwa na 18. Yego, niyo mibare nibuka. Noneho ndangije birasakuza. Noneho uyu mukobwa aza nk'uwamamaza nde Yongwe, sibyo? yego, Ko Yongwe ari we wamuhanuriye umugabo. Sibyo? Hanyuma Korode bivuge ngo yari mutifu yo kwangiza ubukwe bwande bwa Korode. Ariko nza no kumenya ko nanone Korode na Yongwe bakorana. Bakaza muri social media bakasebanya, bakarwana, bagatongana kugira ngo babone views, bakegera hirya bakiyunga, sibyo? Ibi ni ibintu magaze. Noneho Yongwe umutego namuteze n'uwuwe. Uyu mukobwa amaze gusaba Korode imbabazi, sibyo? Ko byari ibinyoma, byari ukubeshya. Nje naje no kumenya ko uyu mukobwa waba ari Rwamagana. Yego, Bose ntawe ari Korode ntabyazi, ari na Yongwe ntawe uzi uko nabigenje. Sibyo? Mu yandi magambo ngende intelligence yo mu mwuka. yego, Mfite uburyo nkuneka nkumva ko ibyo bakuvuga ari ukuri cyangwa bari kugusebya. Yongwe namwandikiye message kuri WhatsApp ndamwibwira, nitwa nibishaka Theogeni, nkuzi igihe iki niki, ndi umuhanuzi waguhanuriye uri samuduha mu munyinya hejuru, njya mu mwuka ndurira ndagusangayo, ndaguhubura twikubita hasi nguhanurira ibizakubaho. Uyu munsi rero ndashaka umpesha umugisha nk'umushumba, sibyo? yego, Nubaha amavuta yawe, ndabanza ndamutaka. Ndangije ndamubwira ngo uriya mwana w'umukobwa ko nabonye ari mwiza, wamuje nawe, sibyo? Noneho ndangije icyo nakoze ni iki, yarambwiye ngo tanga ituro, anyoherereza nimero nshiraho ituro. Noneho ngiye gushiraho ibihumbi 10, umutima urambuye. Ngiye gushiraho 5, umutima urambuye. Ndumva narashizeho 2, umutima urambwira ngo shiraho 2. Nshizeho 2, Yongwe yarantutse. Ntagire uvuga ko wenda impamvu muvuga ari cyo nuririyeho kuri ibyo biboya. Nge nabikoze mbishaka cyane ko iringiri atari ituro ryateza ibibazo. Ntago Yongwe ari umutindi wabura 2, sibyo? Sinkuvugiye neza Joseph. Noneho arangije ararigaya, sibyo? Ararigaya, amaze kurigaya arambwira ngo iyo uza kuba icyo ushaka, uzi icyo ushaka, wajyaga kohereza ituro rihwanye n'icyo ushaka. Ndamubwira se mushumba ko ariko mpagaze, nti wowe mapase nibicamo nzaza ngushimire. Atagira ugira ngo ndikubeshya. Iyi message nayoherereje Korode, urumva? Kuri WhatsApp. Murabizi iyo WhatsApp irangiye ibintu byose biragenda. Narayifuadinze, muzahamagare Pastor Korode, narayifuadinze ndayimwoherereje. N'ubu ngiye muri historique ya MTN, sibyo? Y'abantu bose noherereje amafaranga nayo bayima, cyane ko binoroshye, sibyo? Noneho uyu munsi mpere kuri iki ngiki. None se abantu Yongwe ejo bundi mu minsi ishize yabwiye ngo warasenze biranga ngo gukira ni nonaha, ngo nibiki umugore none ngo nugushakira umugabo w'umugabo, yavuze ngo n'umugabo ngo zanituro ngo yuko muguhaye. Yongwe satanga abagore, Yongwe satanga abagabo, Papa Kingi satanga abagabo. Ibikomere abakristo bafite nihahamuka nihungabana, Bibiliya iravuze ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Rero abantu bamaze kunamuka barambiwe gutegereza Imana kugira ngo ubushake bw'Imana busohore. Bo bahisemo kujugunya ubushake bw'Imana
bafata imyanzuro yo gukora ibyo bashaka. Noneho izi hiti n'izi kamera izica no muri kubona ziri kurushaho kuzamuka mu yindi ntera, ukabona abantu bakomya akarura ni nk'ijana, kavuga ati hari ahantu hari amavuta. Kandi Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ubwo bazabahamagara bababwira ngo ndi hariya, ntimuzagire gute? Ntimuzageyo, ahubwo bakabije kwinjirayo bajyanayo n'abandi, kujya kurogayo n'abandi. Sibyo? Muba ari umuntu uri kwa Papa Kingi ntari buvuga izina, nge baje kundekereta. Sibyo? Bansanze mu butayu ndabiyama, ndababwira ngo iyo njya ndahazi. Hari umuntu wateye ivi mu minsi ishize tuziranye ntari buvuge, naramwandikiye ndamubwira ngo nizere ko ibibyo bitazamera nk'ibya mbere, ko n'ubundi hari ahandi yari yariteye biranga. Muvuze amazina bahita bamumenya, ariko simbishaka ko ni inshuti yanjye kandi igikomere afite kirasa n'icyanjye. Basi nibimuhira hari abo batuburira bikabahira. Sibyo? Byagenze bite ngo bibaye? Ubwo nyine ni kwa kundi umukobwa aba yarakubiswe n'umuhungu yarakubiswe, bigahuzwa nuko bose bababaye bagafata umwanzuro bakubaka. Yego. Ariko uyu munsi izi ngo z'abakomisiyoneri zo kubeshyera Imana ngo yavuze ngo mbonye ari uriya 80% ntabwo izi ngo hari ahantu zitarenga. Yego. Sibyo? Rero iki kintu kukibaza ni nayo mpamvu bahora bibaza ngo ese wa Mana we ni wowe wavuze? None se gute Imana ikubwira kawunga ikazana ibijumba? Ni gute se Imana ikubwira mariage hakaza ukubwira ko mwishingira, kandi yarangiza akakubwira ati ubukwe tuzabukora nyuma? None se abanza kwishingira hagakurikiraho ubukwe? Ubushobozi nta buhari. Oya rero, iyo ari Imana yavuze irinda icyo yavuze kandi ikakirindana n'uwo yakibwiye. Bundi hari ibimenyetso bikwereka ko umugabo wawe aje cyangwa umugore wawe. Umugore wawe iyo yaje muri wowe uhinda umushitsi, uranamutinya. Niyo yaba kubura mu muhanda ugira ubwoba ugahinda umushitsi, kuko ugiye kwakira ikintu kidasanzwe. Wari umenyereye kubwira abantu ko bakunda, wari umenyereye kubwirwa ko bagukunda, ariko uwawe yaje habanza ubwoba, uratitira, urasusumira, uramutinya. Kuko muri wowe harimo ikinogo umaranye igihe kinini. Iyaje rero kiriya kinogo gihita gisiba. Umugabo wawe muri tagisi uramwikanga, niyo mu majwi y'abantu benshi ijwi rye urirobanuramo. Sibyo? Umugore muzabana niyo uri mu nzira ugenda uramwikanga mu nzira. Ni kimwe niyo ugiye kwakira amafaranga, umwuka w'amafaranga niwo ubanza kugusura. Hari abarya mu ntoki, cyo bita imyakiro, hari ujya kumva uri amafaranga rimwe aragara mu biriya bintu bari byo koko. Nibyo. Nibyo rwose. Kugira ngo nayo migani ya kera. Oya, ntago ari imigani ngewe iyo ngiye gufata amafaranga anjya mu ntoki. Urumva? Yego. Rero abantu bihangane bakomere. Ni nayo mpamvu abantu bari kwica abandi ngo Imana yaravuze ngo gutandukana ni icyaha, akakwica atari nayo yavuze. Atari yavuze kugira ngo abone uko ashaka undi. Sibyo? Ibi ni ibintu nakunze kuvugaho. Uri umushumba, ushumbye itorero, umugore wawe ntashobora kwicarana nawe ku ruhimbi ngo ashigikire amavuta yawe, gusa uri umushumba nyabaki. Ntabwo ari byo biriya bintu, ntabwo njya mbyemera. Ubu hari uri buvuga ati se wahorana n'umugore ku ruhimbi nimburamukoro? Oya, ku cyumweru umugore wawe agomba kuza gushigikira amavuta. Rero ntibazi no kwiyoberanya. Njya ahantu mbafatira ni hamwe, gerageza umugushe neza, ariko ku cyumweru intebe y'ibiri iruhande rwawe. Yego. Bakire mushumba, bakire na madamu, mama pastor. Ariko ntabwo hejuru ya ziriya message waraye wandikirana n'inshoreke zawe
ntabwo hejuru yariya magambo waraye uvugana n'indaya zawe n'abadiyakonikazi n'abaporotokoli ntabwo yakuza kukwicara iruhande ndakubwiza ukuri ntabwo byakunda. Aka kantu nigeze nkavuga ndavuga ngo umunsi uzajya mu rusengero ukabona umushumba arubatse afite umugore ariko umugore we ntashobora kumwicara iruhande, sohoka muri urwo rusengero wigendere kuko ni mwirimbi hariya bari mu kuzimu. bazana nk'umuntu akagusezeranya ntabwo bishoboka. Imbuto twera niz'abantu basoroma, sibyo? Yego. Nese impamvu ntashinga amadini nuko amavuta yo kuyashinga nayabuze. Ariko ngende umudivorce ndabyemera. Yego. Hanyuma umuntu ngiye gusezeranya niki ngiye kumuha? Kumuraga divorce. Ntago erega hari ikibazo muri societe. Sibyo? Rero wari ukwiriye kuba ufite ibihamya. Ngewe rero kugira ngo mbeshere Imana ngo nasenye yaravuze cyangwa nubatse yaravuze, nakora ibyanjye ntazagira uwo mbishinja. Nk'ubu nta muntu ufite urubanza kuri wowe, kuri ngewe ni jeje nyine wirengera ingaruka z'ibyambaye. Sibyo? Yego. Niyo mpamvu navuze ngo nukunda bikaguhira biruta kuzaza uvuga ngo wubatse Imana yaravuze. Ndabizi ngo ingo Imana yavuzeho zirahari, basonza nk'abandi, bakena nk'abandi, bahigwa nk'abandi, baterwa nk'abandi. Ariko uburyo barangizamo intambara zabo ntushobora kubimenya. Ntago biharubana amagambo make, ntago byakunda. Kandi ka kantu kuko Imana yavuze gahita kaza kagatabara, Mwuka Wera ahita aza agatabara. Hari ikintu abantu bajya bavuga n'imbara barokora kuvuga ngo Imana iguhaye umuntu nk'umugore cyangwa umugabo. Mbibona kenshi ugasanga umugabo aritonda, umugore ni hatari, cyangwa ugasanga umugabo tugiye twita ngo amasasu mu Kinyarwanda. Undi ugasanga nabaza nise kubera iki abantu badashobora kubana bahuje bose bitona, no kubera iki umwe aba agomba gusengesha undi? Hari umugore Imana iguha kugira ngo Imana ikubone mu masengesho. Hari n'umugabo Imana iguha kugira ngo Imana ikubone mu masengesho. Utaregeza. Igihugu gifite umwanzi ntago kiryama ngo gisinzire, gihora kiri maso. None ko usanga bahuje kandi ngo zaba ziryoshye uko nka paradise ya paradise twoze tuvuga. Bihira bake biriya. Iriya rero niyo Edeni mba mbabwiye. Gusanga ni Edeni. Bara nibo bageze muri Edeni. Ariko abantu ugasanga oya, hari abantu babinyuma ya Edeni. Umwe akaba ari muri Edeni agakurura undi ngo bajye muri Edeni, undi agashaka kwirira imbuto ziri inyuma ya Edeni. kandi aba muri Edeni. Aho niho ibintu bipfira, ni naho bicanga abantu niba ese kankoresha urugero k'abantu basengera mu idini ya Islam. Sibyo? Yego. Basenga inshuro 9 ku munsi niba ntibeshye, niba tareshana gutyo mwana 5 ku munsi. Sibyo? Kandi Imana yabo ntivuga. Sibyo? Nimba numva simbizi. Oya, Imana yabo ntivuga. Ntabwo ivuga, ntabwo bayonka. Ego. Mu yandi magambo nta bahanuzi bagira. Yego. Ariko se ko bashakana itavuze ubona ingo zabo ari cyo zibaye. Ingo zabo ko zirama cyane kushiza abakristo. Bakaba nakibaza nanone. Hanyuma iy'abadive, Imana yo mu badive ntivuga. Nta nubwo bemera ubuhanuzi. Nta nubwo bemera ubuhanuzi. Kereka ubwa Danieli n'ibyahishuriwe Yohana. Sibyo? Yego. N'ikinyamaswa cy'amahembe angahe. Yego. Si ibyo byabo? Kwingo zabo zikomera. Suko nabo badasenya. Ariko niba imibare yabo iri hasi muri divorce. Yego. Abahamya ba Yehova ntubarushye ntubagore. Wari wumva umuhamya wagiye muri divorce? Ntawe ndabona. Cyakora n'ubukwe bwabo ntabwo nzi. Bubaho bwo. Ntabwo ndabona. Hanyuma ubwizo n'ingero ndi kuguha. N'izindi. Kubera iki rero ahantu Imana ivuga aribo baseye? Icyo kibazo nicyo ndi kwibaza. Noneho ihera kuri ADP. Siryo torero rikuru ry'umwuka dufite mu Rwanda. Yego.
irya kabiri si Zion Temple, irya gatatu si abangirikani, andi yose azi inyuma yayo, andi yose ntazi inyuma yayo, si abana babyaye bagiye bomokamo bajya gushinga ayandi. yego. Ngaho jya kwa Ernest Remera, sibyo, akubwire ngo iravuze ngo nuriya, umbwire ngo uru rugo ruzamara amezi 3. nayo nyine. Rero hari abantu bandi bashatse kuzamura amazina yabo ko basenga banerekwa bahanura, ariko uyu munsi aya madini y'umwuka noneho dore ikibazo gikomeye, abasenya niho bari n'abagumiwe niho bari, abo bose izo mpande zombi, sibyo. Reba ADPR yacu 80% abakobwa bagumiwe nitwe tubafite, niho bariho. abasore bari muri za 50 niho basengera. yego. Kubera iki? Ya karande yavuga mana, yambwira mana, nutavuga sinzashaka, ubwo niba atari ibyo nzemera nicare. Hari umuntu arambagije 2008 ambwira ko yeretswe umuntu wo kuri ADPR Nyarutarama. Uyu munsi aracyari umukobwa ategereje iyerekwa yagize. Mbaza ngo ubu ngubu noneho bimeze imvi zaraje, asengera mu bibari, ubwo ndamucecetse. Niyo mpamvu rero ugenda usanga ukagana n'umuntu ati aho kujya wongeye gusenga, ugasanga ari kuzinuka urusengero bitewe n'ibyo ari kubona. Abagiyeyo zirubatswe ntago zimaze kabiri, ugasanga abatagiyeyo mariage za buri munsi ziri kuba kandi basenya. Wa muntu kuvuga ngo avugana n'Imana, Imana ugatinda kuri nkuri imbere ukira ubukwe bw'umugisha, ejo wise busenyuka. Ugasanga harimo urujijo. Ndashaka ko tuzokura abantu mu rujijo, tutaza gushyira ahantu ikosa kandi atariho riri. Icyo nemera nuko Imana ivuga, ariko n'abantu baravuga. Hari ikintu rongeye ntajya nemerekanyaho n'abakirisitu cyangwa n'abarokore. Bundi vuga mana, mbwira uwo tuzabana ubugamije. Se abantu bose bagomba gushaka Imana yavuze. Oya. Ushiza tuga ibyiciro by'abantu. Nababwiye amoko y'ingo, nababwiye ingo kwa renye. Sinshaka kubisubiramo ariko ndabikomoza. Iyo ushatse yavuze nuko ariko wayisabye. Sibyo? Yego. Niko wayisabye. Mana uzandambagirize, mana uzampuze n'umugore w'umugisha, mana uzamu umugabo w'umugisha. Cyo ni icyifuzo. Kuko rero wayisabye kukurengera, irakurengera. Yego. Sibyo? Uko nukwifuza wayisabye, mana uzandambagirize. Yego. Sibyo? Abo babaho. Ariko hari n'uvuga tumva rero wa mana we, njyewe umuntu uzankunda nanjye nkamukunda, uzadushigikira. Yego. Urwo rugo rero nirwo rwarundi umuyaga ujyana Kabarondo, ukaruzana ka Gitumba, ukaruzana Mbarara, ukarujyana Rubavu, ukarukubita i Musanze, bakazenguruka. Ariko ukabona bari hagati na hagati, umugore yemeye kunyurwa nuko umugabo amuca inyuma, umugabo yemeye kwakira ko umugore wari umunyagasuzuguro. Sibyo? Nuko aba bantu babiri bahuye, umwe akibwira undi n'undi akibwira undi. Mu yandi magambo hagati yabo nta mukomisiyoneri wari urimo. Barihuje. Sibyo? Barihuje. Barihuje. Bo ibyabo babiziranyeho. Ubwo nyine aragira ati nariyakiriye, ninjye wamukunze, nta wakundangiye, nta n'uwaduhuje. Pierre rero ntaho nzajya, usambane ntusambane, n'amashuka nzajya nyafura, ntugire ikibazo, yewe nzajya nguha na pasi. Niba ukifite gahunda yo gusambana nzajya nguhuza n'abandi. Sibyo? Yego. Aba bantu ni ikimenyetso cy'uko bakundanye, nta jwi bumvise, nta mukomisiyoneri, nta naho bari bagiye gusenga. Kandi urukundo ruzima. Uru rero ni rwo rukundo nemera. Twari turi kuri ino mivumo ishobora ku Yego. Hari imivumo abantu bikururira ntibabimenye. Guhangara umubyeyi ugahangana nawe ni ikosa rikomeye. Kabone naho nyoko yaba guhohoteye.
sibyo? Ndashaka kuzakora ikiganiro kivuga ku mbaraga z'ururimi. Tuzagitegura dusobanurira abantu bajya no konsa abana babo bajye bitonda, kuko ibyo bonka nabyo bigira ingaruka. Rero nkiri kuri izi ngo hari ukuntu umwana w'umuhungu mu gusoreka atubaha ababyeyi, bakamubwira ngo genda ushake, uzabyara abahungu byara abakobwa, ariko uzabona. Ibi bintu birasohora, bigira imbaraga. Ukishongora kuri nyoko uri umukobwa, akakubwira ati ufite amabere nyizunguzeho nzunguzaho ayo mabuno, uzashaka ubyare hungu na kobwa, ariko urubyaro rwawe ruzamporera. Mu bana 10 ubyaye hakavamo ikihebe kikakuzengereza, kuko ni rya jambo nyoko yatura. Rero iyo akiriho ukabyibuka uba ufite amahirwe yo gukira. Ntabwo pasiteri yakuvumura rwose. Ariya mazi ntiyavanaho umuvumo, ayirindwi ntiyawukuraho, aya 45 ntabwo yakuraho uriya muvumo. Ukuvumura ni nyoko wakuvumye, nta wundi ukuvumura, ni nyoko. Iyo nyoko atakiriho rero uragenda kwa nyoko wanyu. Iyi topiki wenda navuga ngo mu kiganiro abaye ariyo topiki, navuga ngo takuzagana ku mivumo. Isano ry'amaraso. Impamvu nyoko wanyu ari we wakuvumura nuko ahagaze mu mwanya wa nyoko, ahagaze mu budahangarwa bw'amaraso ya nyoko. Nyogokuru abaye akiriho ubyara nyoko, yakuvumura bigakunda, kuko ni famiye, ni amaraso y'umuryango. Ariko nta wundi muntu wo ku ruhande wakuvumura ngo bikunde. Uyu muntu mushira ituro ry'impongano, sibyo? Ni ituro riguhumanura. Nyogokuru we, burya mama akiriho hari ijambo yanyatuyeho, ari kuri nyina, kandi nda amaraso yanyu, mfite umuvumo wo muri uyu muryango. Ubwo mukiriho rero mfite amahirwe yo kuvumuka. Mwampesha umugisha mu mwanya w'umuvumo. Byagenze bite? Nyoko niwe watinyutse mwana wa ntakugira atya. Iyi Mana ari namunaniye, ariko nciye bugufi mu mwanya we. Ariya marira rero uyura mukecuru, uranyumva? Iyo agufasha akagushira mu gituza cye, ukabona emotion igize ite iraje, ni ikimenyetso cy'imbabazi. Tayari umuvumo wari ufite ugize ute ukuvuyeho, urarangiye. Uhita rero umuhereza cya gitenge cyangwa se rya turo bitewe nuko wowe wabiteguye. Icyo kiba kirangiye burundu. Sibyo? Ni nabwo utunga amahoro yo mu mutima. Cyo ntasanyikirwa n'ukuntu mbwira ngo Yesu hari imivumo adakura, ariko byasobanutse. Abanyamadini bakuraho imivumo yo mu madini, ariko imivumo yo mu miryango ikurwaho n'abakuru b'imiryango. Yesu agakuraho ya mivumo bakumye itagize ikigufasha. Yesu imivumo akuraho ni ya mivumo y'akarengane. Umuntu akakwiyenzaho, kaguhohotera, yarangiza akakuvuma. Nk'uyu muntu yongo yavumye ngo nuko amwimye ituro, amwimye miliyoni, uriya muntu ntabwo uramuvumo wamufata. Ni urugero. Birasobanutse kabisa. Ntabwo wamufata kuko n'uw'ubujura n'uw'akarengane. Sibyo? Ariko iyo aza kuba uyu muntu yaradukiriye amavuta ya Yongwe akamuhangara, hanyuma ningera ku mavuta abantu bitonde, kuba warasutsweho amavuta, warangiza ugatandukira, nta muntu wavuma ngo bimufate. Umuntu kuvuma bikamufata ni umuntu ukiri mu nshingano z'itorero. Wowe waraciwe ntawe wavuma, kuko nawe uravumye. Nkuri haravuga ati mpagaze mu mavuta y'ubushumba. Ntago bikunda. Ititire ntago iguhesha uburenganzira bwo kuvuma.
yego icyo wari uri cyo ntabwo kikwemerera kumvuma, ahubwo njyewe nagutera ibuye nkakumena umutwe nka Dawidi. aho hantu hatsindagiye cyane kuko ari abashumba bakangisha abakristo cyangwa se intama zabo ko nizidatanga ituro nizidakora ikintu runaka baravumwa, ugasanga abantu bafite imitima ibahagazemo akabikora kubera muri iryo torero. Biriya ni iterabwoba. Dore umuntu ukuvuma ni uyu nguyu, ni umuntu ugusomeye Bibiliya, yego sibyo, ashingiye kuri Bibiliya, hanyuma yarangiza akagusobanurira icyanditswe nk'uko umwuka akimuhaye, yego. hanyuma wowe mukristo, sibyo, wowe mukristo, yego, ugakora ikosa ryo kutubahiriza umushumba batiri ku gasozi, sibyo, ku gasozi, uyu mushumba yakuvuma bikagufata, ariko mu gihe ari mu mafuti yamaze guta umuronko agatana, ndabizi ahangaha nta bantu twahuza. Birasaba kuzategura iki kiganiro kivuga ku muvumo wo mu idini n'umuvumo w'umuryango, yego, ndetse nawe utaha, sibyo, yego, noneho nkabivimuzi nkabiterura, sibyo, yego. na bugingo n'ubu ni ibintu birebire, bisaba kubiha umurongo, akaba ari ikiganiro ukoze wagiteguye udatunguwe, ni ikintu utegura. Theogeni, uri umuhanuzi turi kuganira ku bintu by'imiryango cyangwa se by'umuryango ukuntu igenda isenyuka. Uri umuhanuzi, ndakwemera n'Imana irakwemera. Imana ishimwe. Muri iyi minsi dufite ikibazo mu miryango, hari ingo ziri gusenyuka babyanye nka 2, 3, 4. waba ati kuki usenyurwa kuvuga umuhanuzi yampanuriye ko uyu muntu tubana atari uwanjye, ndi nkagira ikibazo nkaba uyu muntu Imana babyanye n'umwana kabyemera, 2 kabyemera, kuri 3 nibwo Imana ibonye ko umuntu atari ugiye gusenyurwa, ugiye abana bagiye kwangara. Ndashaka utusana kuri ikintu uko ni ikintu uri gusanga abantu uze gusenya ingo za benshi. Nta Mana isenya ingo ibaho, ahubwo yemera ko ibyo bibaho. Ndagira ngo mbwira abantu ko nta ngo zisenyuka ijuru rizishenye. Icyo nemera nuko Imana ahubwo ishobora kwemera ko izo ngo zisenyuka. Gute? Impamvu yego, yemera ko byose bitubaho. Shobora kubireka kugira ngo bibe ubuhamya. Ibyo aho sindi buhakonte cyane, ahubwo hari ikintu maze kubona, kutanyurwa, sibyo, ugarambagiza umukobwa ibere rihagaze, umushatse yakoraga mu rugo, nawe wari umuzamu, Yesu araguhamagaye, aguhaye impano, aguhaye amavuta, uramenyekanye, tangiye guhura n'abadiaspora, tangiye guhura na nyine nibwo umenyekanye, sibyo, gafaranga karaje. Abantu bigeze babaza bati bose babireba kuki aribwo yajya yasambana. Narababwiye ngo yabaye hari umutindi, ubu nibwo abonye ibyera n'ibyirabura. Mumureke rero, Theo yakijijwe ibyo atazi, mumureke yisanzure mu byaha, atera amadarongore, anywe, arare mu kabara, arya ambiyanse, akora ibyo ashaka. Namara kubivuyararamo, Yesu azamugarura. Yego. Niyo hari ikintu rero kigora ni ugukizwa ibyo utazi. Biragoye, sibyo? Gukizwa ibyo utazi ni bibi. Ariko iyo ukijijwe ibyo uzi, ntabwo upfa kugwa cyenyege. Ntabwo mwatatse, ariko ni nk'ibyo byose. Wabiraza na so wenyine bivuze. Yego. Noneho uyu munsi rero hari ukuntu ushaka umugore wo mu gihe cyawe, muhwanye, ukabona nuwo mu gihe cyawe, nuwo wo muri chambrette, nuwo wo mu cyumba na salo, nuwo nyine wo mu gihe cyawe cyo gukubura mu muhanda. Yego. Nuwo nguwo mu gihe cyawe cy'ubukarasi, nuwo. None uko Imana ikuzamuye, ukabona ntabwo akiri kuri level yawe, ugatangira rero gushaka impamvu. Erega niyo umuhanuzi yaba atavanye, ariko hari abantu bazakahanura abantu bari babanye neza. Kankubwire, iyo wamukundaga ntaho ajya. Nese ugira ngo guhanura ngo ubu umugore ufite so wawe, bisobanura ngo ugende uhita umubwira ngo zinga, Imana irambwiye ngo ntago uri umugore wawe. Mu rugo haba utuntu dutandukanye, iyo akantu kamwe kabayeho
bagati nubundi bambwiye ko utari uwanjye kwihangana ugasanga bibizanya amatiku ntabwo none se reka wendi kubwire ko ari uwawe reka inkureho ijambo rivuga ngo si uwawe yego reka noneho mvuge ko ikubwiye ko ari uwawe kuba ari uwawe ntabwo bikuyeho ko ari umusindi kuba ari uwawe ntibikuyeho ko ari umuzigaba yego sibyo kuba ari uwawe ntabwo bikuyeho ko ari inshinzi yego kandi izi nshinzi zikeneye Yesu zikeneye ubuzima buvuye ku Mana kuba uyu mugabo ikubwiye ngo nuwawe ntabwo bikuyeho ko afana Arsenal yego ntibikuyeho kuzamubonera igihe umushakiye wowe kora icyatumye umushaka ukamurobanura mu bagore bose bari mu isi ukamuhitamo ari umwe nuko hari icyo washakaga udafite niba kirangiye kimbiza umuntu niba kitararangira rero gumana umuntu sibyo hari abantu biyemeje kubana kama mbaya mu byiza no mu bibi ni abari bafite intego yo kubaka bose iryo sezano barisezana mu nsengero ese reka nkwereke reka noneho ngufashe mu buryo bwihuse sibyo urupasa umumo wabo kazi rusisa umumo wabo kazi none se kuki Bowazi yego twagiye rero buriya urugo abahungu bose kuvuka ari abahungu ni impano basangiye ariko kuba umugabo ni intambara umuntu arwana kugeza apfuye yego abakobwa bose kuvuka ari abakobwa ni impano bahuriyeho ariko kuba umugore ni intambara urwana mpaka upfuye yego iki kintu cyumvikane neza iyo ugize impano ugahura n'umugabo washatse ugiye gushaka yarafashe icyemezo urubaka iyo uhuye n'umukobwa uvuye iwabo yamaramaje ntaho ajya yego aranakubwira ati fata icyumba cyawe mfata icyanjye ibyo birakureba ntaho njya ko yavuye iwabo yafashe umwanzuro yego hari umuntu rero ujya kureba uko ingo zubakwa yasanga birarura yasoma ati ntawe iwacu wapfuye aricyo akaba aragiye kuko atari yabitekerejeho ikintu kiri kwica ibintu abasore b'ubu bamwe bari gushaka wagakomeza akagira ngo ni umusore akitwara nk'abasore agakomeza akarya resitora agakomeza kwitwara ya myitwaro y'abasore nguwo muri aperi nguwo muri reyo nguwo saa munane muri Manchester United nguwo mu kubetinga ntumubaze ntumurushye kandi severa ahindutse ntatinye gusiga rasiyo ya 500 kuko yari amenyereye capati za desa n'ibishyimbo by'ijana akarenzaho umukaro w'ijana akajya kuryama akagira ngo ntamenye ko inshingano zahizamutse ziyongere umukobwa niba hari umuntu ugora uruhije kubana nawe ni umuntu wabaye muri geto igihe kirekire izi nzu nazisi inzu z'umuvumo geto ziragatsindwa n'Imana wamukanga hakubwira tuzi imyaka nikodeshereje siko nigaburiye hago ngiye ati uzigiye nitunze mu mbabarire iki topic tuzayigarukaho iki kiganiro ndashaka ko tuzakivugaho neza mu buryo bwimbitse tugiye kugitegura tuzakivugaho neza cyane noneho turebe ese umuvumo wo mu rushako ni iki amahirwe yo mu rushako ni iki yo ni topic umugisha wo gushaka ni uwuhe yego ese umugisha wo kudashaka wo ni uwuhe ba Paulo n'abande bose n'aba bapadiri n'aba masera ibyo tuzabizamo ariko mbere yuko dupfuka iki kiganiro cyangwa se tugisubikira ahangaha nta mugabo ugira undi umugabo uko nta muntu ugira undi intwari igenwa n'intambara yarwanya intambara niyo igena intwari ariko nta ntwari igena intambara sibyo yego amahoro niyo agena intambara ikagena intwari hanyuma intwari itoranwa mu bigwari sibyo yego kuba umugabo ni icyemezo ufata ukagiharanira mpaka ukigezeho kuba umugore ni urugendo ni intambara urwana mpaka ubaye iki umugore mbibutse ko nta mugore wigana undi kuba umugore niho bipfira yego ndi wawe ngo ubigenze ute se bimara ikikora ibyawe nese nepo ubigenze ute kugira ngo ube umugabo ntago nepa kugira umugabo kuko ntabwo wubatse nka nepo kora ibyawe nibinyura umugore wawe sava hanyuma umugabo we nawe
hari ibintu abantu bapfa ngo umugore ngo nta mavangingo ibyo ni ibiki? Ibyo ntago ari byo bikugira umugore, nta nubwo ari byo bituma wubaka. Yego. Ahubwo kwemera ko kunyurwa kumubana nawe. Rero nubwo gutangira kubaza, ukajya muri social media, ukajya ku rubuga, utangira kudownloading ibintu, hari ibiganiro biro by'ibikoza soni, ugatangira kureba ukuri gupfa mu mutwe nibyo biri kugukuramo umugore wawe. Iyo uciye umugore wawe iri rimwe ritagira irya kabiri uba warangiye. Iyo uciye umugabo wawe rimwe ritagira irya kabiri warangiye, kuko biriya bintu ukuye hanze nusanga umugabo ntabyo afite warangiye. Biriya bintu ubonye ku wundi mugore nusanga umugore wawe ntabyo ready wamaze gupfa warangiye. Ingo zisenywa n'ibintu utajyamo ngo uzabirangize. Yego. Rero nibutsa abantu ko urugo ni umugisha uva ku Uwiteka. Sibyo? Ni gift Imana yihera umuntu ikavuga iti mwana wanjye